Mwibyo wigize we nguze umuziki umva mbungire baho ayo wabishoreye ngiye imana we umuziki kurenze ibi ni iby'abantu bagiye kwiga za state man we ntabwo shwe n'ibingiye abantu babugiye kuncyurira cyurira se ninjye narakubwiye ntuzagende kwiga se sha nuko nyine nabigenza gute se ase wowe ibintu by'amatelefone burimo ni ibiki buretse ndetse telefone yanjye ariko oya buretse ubone uzagenda ukugura iyawe fata ariko ureke kuba busy tubanze tuganire se nta nubwo runankumbuye nakumbuye nyine none sinareka kukumbura se nose ibyo bintu byawe ari kuzana byo kubanza mu matelefone no nayibitse pere bimi nayizingazinga nta kibazo mbwira ngaho tubanze tuganire umeze neza cyane nawe mbona ujya agapanje ukundi ubundi teyira niwe wari umwana nyine umuntu azi ubwenge yigira uko ashaka kubera wasanga ufite impamvu nawe wakunshaka hano se si iwacu ngomba kwigira uko nshaka kubera nawe ugiye kunshaka si umusore ungana nka no kujya nk'akagoryi kandi ngubanyeseriye ni wowe wabiboneye base baserende byarine nta muntu ujya ntinyo uzabaze umva Dani rwose reka tureke ibintu bya burage sibyo teyira ameze gute ameze bien ari hehe siko ntamubona se ndabizi nyine kandi mubana mu nzu yagiye gutemberera mu byiwe yewe urancanga rwose yagiye gutemberera mu byiwe niba nanjye nibereye mu muziki wanjye ni kwandika indirimbo nawe bifite ibindi bibereye muri mbari njye nari nshobora nje kwiratira twiganire tuba dufitanye ibintu byinshi byo kuganira si impamvu usanze hano nyine cara tuganira se ntiwahansanze nyine ntose umuntu w'umusore adashobora no kunganiriza umusore nyabaki yego Miss Rwanda we ngo Miss Rwanda we azi umuntu inde wakuganiriza uri kutongana gutyo kweri mwanacishije bugufi gira vuba ugira amahane nk'aya mama wawe na papa wanjye papa wawe niwe wa mbere tukabanze mama wanjye papa wanjye noneho wehe nari naramurakariye byatari naramurakariye ariko nuko nta nubwo ndabyemera cyakora twaraganira arambwira ngo aziye kuzagarura mama ngo niho tuzongera tukaba inshuti ariko ngewe kugira ngo nongere kumwizera neva zamyizera ariko namubonye yagaruse ahubwo sinzi impamvu woba wigira gutya umuntu w'umusore teyira yabayeho mu buzima bubi wowe udahari niyo mpamvu mbona nyine wifitiye ibintu by'ibikoma mu mutwe naba ari ibikoma ni ibikoma pe babita kuba mukuru none se kubera nanjye mba nibere mu byanjye kubera ntashaka kwita ku bibazo by'ababyeyi avuga ngo reka njyewe ngene mu byanjye niba nkunda umuziki niririmbire tu cyangwa nibayibingire mbe nk'umwana kugira ngo ntaza kwibabaza nanjye ubwo buzima nabuciyemo Dani ahubwo wowe sinzi impamvu uba wagiye mu bintu by'umuziki cyane nasanze none ugira nzajye mbabara nanjye ndire kubera na mama banze ntega amatwi nasanze mu rugo ibintu byose byahindutse papa yaragiye abana bararwaye bwatsi use ntibatangiye kumera neza uzabaze teyira ibyo yasanze hano iwanyu yego urabura kudufasha tubahindura ariko mama wanjye yewe nzabyemera ariko mama yaragarutse mama wanjye nanjye yarahindutse gutyo ubwo tutangiye kubahindura gake yego koko mana yanjye waje kuba marayika yarahindutse twarabikoze waraje kwa cyakora wowe ntabwo yabura kuhinduka kubera wowe ugira amahane byatari amahane ni ngombwa ariko mu gihe cya nyacyo yego nanjye ngiye kukugirira amahane none nuko nyine ariko wamugane ibi bintu ntabwo twabura kubihagurukira ndetse nukureka dushyire hamwe nyine tubihagurukiye cyane tuye ko banahinduka agiye yagiye mbona ari burage ariko mbiye ngo yarahindutse yarahindutse ntabwo kimwe inzoka se
nagaheruka gusinda. Papa wari wamubonye yasinze ngewe. Papa wawe? Yego. Uzabimbaza. Itanirukankira ku mabati ngo nyiragiye kurara. Sibyo nkubwira se kuri agacucu. None se nawe reka cucu mane. None se nagena nkarwana nanjye. Uzabaze teye urugamba twarwanye. Bura papa nari mwiciye mu rugo. Nejo ubundi ne papa wanje utazongera kuzana ubwo bugodi. Katubyihore gusa nyine ngenda shima Imana kuba batangiye kugenda bahinduka. Cyakore ibyo nyine byose ni sawa. Ikibazo pe. None iyo nari kudownloading irarangiye kandi. Sibyo bintu byawe ni ibiki? Uresi wana. Umeze uteze? Eze neza de. Twaraburanye nyine. Ko turabonanye. Sanari ngukumbuye. Nari ngukumbuye pe. Umeze bite se na sheri wawe? Fondation wanjye mane bimeze neza pe. Kwa kundi. Cyane n'urebye ibintu byawe bimbaye. Ibiki se kandi? Narahitse nk'ikigabo. Ziko ndi bugikura amafaranga. Nasi ntabwo wabonye ko kiyafite? Jewe nabibonye ko afite amafaranga ariko naswase. Urabeshya nubwo byagenze ute. Mpano wa ikigabo kigusha neza kikanywa byeri iyo ubona gifite amafaranga. Ushobora no kwikora mu yawe ukakiguha ko gisine kiguhereza amafaranga wowe cyo ushaka nimba ikigabo ciye ntabwo ukeneye ngo mukundane byadanje. Ushaka bari inoti. Wowe cyo ari gukora bari kwanza ndetse kwanza ukamenya nimba yasinze ameze neza ko kofi nimba wayibonye kwihari akoresha buryo cyubonye agwaye ibiceri byawe. Jewe nabibonye. Amabihumbi 20 byonyine. Come on, afite amafaranga menshi. Kandi yari afite amafaranga menshi yambwiye ngo araza kumamagara nimugoroba ariko nabonye nje ntamushobora bitewe nuko nabonye afunga umutwe wowe niwe wamushobora. Tunyera pasi njyewe ngo ndamukuramo pe. Pasi ndayigwa n'ukuri pe ko njyewe. Kose ni gisaza cyane umusore. Yabure bisaza nibyo nkunda ndabishima mu byanwa nyine bigahwekera bikabona ukuntu biyama neza. Cyane igisaza pe. Kandi urabizi bisaza ntabwo tujya dupfa guhuza. Yawe nibo ni muganga yanyandikiye mene uwo ngo niwe nkunda kuko ni amushimashima mu bwanwa kakuhereza ikofi igaragaye ibaze none naranje n'umuganga ka 20 shagenda kandi. Yamaye 20 ariko twakoze agaturuka. Ihangane njye upfe kumumba. Ndamugo ufite telefone ngo nimero ye. Bagwa nimero ye. Nivuganire. Zana nandike nimero. Nta kibazo. Niyo. Sawa urakoze. Muhamagare. Sawa rero ndi kubona cyo naringiye turaza kuvugana se. Ndagura uko byagenze. Ndagenda uraza kumamagara umbwire. Sawa. Sawa. Niko mukankusi we. Muraho neza. Komera cyane. Aho ntibinde. Se wowe buri gihe buri mu bihuru uhagira ngo wabaye agafuko neza neza. Ariko nakubwiye ko nemeje guhinga. Ariko se buri munsi ukabyukira mu gihuru kwere mu murima wivuruguta ugira ute. Ubana hose wahinze nonaha. Ahubwo hari ikindi utazi. Siko noroye n'inkwavu ngo barizo ndi kwahirira. Inkwavu? Ubwo suziraza ubwo ntimujya murarana nazo. Ko mbona ufite akazo gatoya. Kingenzi nuko ngomba korora sinzongera kujya kugura inyama. Inyama. Cyo nicyo nemeje ariko ndabona umugani baranabyibushye. Manzi uri kurya inyama z'inkwavu ngo ziranabyibushya zigatuma umuntu agira n'ubuzima bwiza. Je nizo ndi korora nabyiyemeje. Ugiye kumukire kabisa. None se ko mu nzindutse n'amahoro? Cyabonye n'urumva mba nagukumbuye nkibaza ahantu uri. Baretse kwana ntabwo ari biba bingenza bya cyane. Wenda natwiyemeje ko zajya tugenda tunabigabanya. Ahubwo nyine nibazaga ate niba ho abana barakubabariye. Bangiye mbona sinzi ko mbona nta n'ikizere mbona baba bamfitiye. Cyane urabona ndanakuzindutse. Ariko nibabaza mbabarira niba barabyemeye. Ntabwo mbizi. Zagenda biza abanje ntibarabyakira ari narambwiye ati mama nta kizere nago hacyo kora ndategeje ndebe imyanzuro yanyu. Ariko bizagenda biza ikingenzi nuko natwe tugomba kuhinduka nkuko twabyiyemeje. Kabisa. Ubwo bivuga ko ubwo nanjye bakinkemanga nyine.
baravuga ati buri isa nagaruka kukureba. Ese bakubwira ko impamvu atakwabarera ari iyihe? Reka da. Bambwiye ikintu gikomeye cyane. Bantegetse kugarura nyina Beatrice ngo ngombe umugarure niho bazajya babyemera neza. Baragushuka. Ni byose. Nibinde ubwo urukumva wagarura Beatrice? Reba igihe amaze mu gasozi wabo. Umva noneho yakuzanira ikigukuraho. Oya bora yari ari gushyira ubwenge ku gihe nawe. Iyo ubahungu bari kugutabirira ibyatsi. Atakwisha azaguhunika burundu we nk'icyunamye. Uwamugarura? Mani ye nama sinyikugiriye. Oya da. Umva ngiye ngomba guhinduka bakwana ko yahindutse. Ariko inama kugarura Beatrice nge sinyikugiriye pe. Nose uragera bari wowe nzazana. Zamu ndabahari wa sinenda ukomanga kandi none naho neza ire Mtejo ni sawa kumbi ni ukomanga ni ngiye nkomanga yego amahoro se ni amahoro mase ndabona namwe banza mwari mwiriwe mu rugo munsi niriwe mu rugo ntabwo nagiye mu kazi ntabwo mwakagiyemo uragenzwa n'iki se kutarusanzwe ugenda bo ni ukuvuga ngo nubwo wenda hashize igihe wenda utambona hano ngewe narindi gushaka kubasaba serivisi yego sinagwa serivisi yitangirwa hano mu rugo nayo cyakenda bahari ibyo kurya cyangwa oya ntabwo ari ikibazo cy'ibyo kurya kuko byo nanjye ndabyibonera ahubwo ngewe nk'umuvandimwe nabonye intambwe wateye ukuntu nyuma yuko ufunguwe waje ukiteza imbere n'urugo rwawe rugatera imbere muri rusange nanjye nahise numva nifuje kuba nanjye naza nkakwigana. urashaka kurusenya se? Hoya ntabwo nshaka kurusenya ahubwo ndagira ngo umfashe unshakire imikorere. Ese imikorere n'urugo bihuriye ubwo ngubwo? Hoya ndi kuvuga ngo wowe ku giti cyawe wenda gira ngo unshakire akazi kandi mu by'ukuri kwa kundi waruzi John yarameze bya bindi by'ibiyobyabwenge bwa busambo bya biki byose ya mico mibi yandangwagaho ngiye nakubwiza ukuri yuko nahindutse. Kamubwire yo John sinkwizi se nituziranye? Turaziranye. Byo wagiye ukatamo byose byo wagiye ukora byose turaziranye 100%. Yego ndabizi yego. None se urambwira ko wahindutse ndabyemezwa n'iki ubu nabyumva gute koko byo ko wahindutse wowe? Umva buriya rero ikintu cyo guhinduka ntabwo ari ibintu biza ngo pa umuntu ahita ahinduka. Burya guhinduka ni process ni urugendo rurerure. Reka nkugira inama rero. Yego. Genda ugura igitiyo n'ipiki. Yego. Ujya ku muhanda ku ndege. Yego. Akazi ntikahora se? Igitiyo n'ipiki. Umuntu we wishakira ibisubizo none se ko nshimiye ko nzajya gushaka icyo gitiyo n'ipiki nibura wowe ko nzi yuko wenda witeje imbere urajya umpereza akazi. Ninkenera kubaka nzaguhamagara. Wenda ni ukazajya uzana abafundi kuko abafundi akenshi bizanira abayede kandi abo bafundi bawe ntabwo tuziranye ukazana nanjye ukanshyiraho niyo wanshyira ku bupondaye nta kibazo. Yego iyo ndi mu rugo hari utuntu mba ndi gukurikirana nta kibazo ubugiye. Yego ariko mu nyigeho rwose narahindutse pe nanjye ndashaka kwiteza imbere. Kandi mba warahindutse bizagaragara nta kibazo. Murakoze cyane. Yego sawa ahindutse cyangwa ahubwo waruje kureba ko duhari ngo wibe nafunze. Saba kwa Mukankusi. Yamutse neza. Nabonye Imana ikingura amakuru se mwana wanjye. Ako senti bindi ngewe waranyobeye ubu ngubu wambwa ko gatanu kureba iki isomo ntabwo nari guhaye cyagiye. Ariko se mwana wanjye kubona uri umwari mwana wanjye kujya unavuga ariko ukavugira hasi nakavuge hasi warihaye agaciro ako se umuntu umugabo nkawe utampa urugero urumva navugira hasi gute? Ubu ugomba kubanza gutuza wamara gutuza ukajya wavuga ikibazo cyawe ubure ni kabari bavuga ariko abagabo ntimujya mu ntabwo abari basakuriza hejuru. Uragarutse mwongeye mu dusohore
erega ntabwo aricyo kingenza mwana wanjye, ntabwo aricyo kingenza, ntabwo nzanywe n'inkuru mbi, ntabwo nzanywe n'amabi. Ntabwo uzanywe n'amabi? Ushatse kuvuga iki ubwo ngubwo? Ushatse kunyumvisha iki? Ntabwo ngenzwa n'ibibi. Mwaranyobeye cyabikoze. Se wowe watumye urugo rwacu rumira gutya se? Ngo ntabwo kwakabaye twariteje imbere. Ibyo ni bya kera, reka tubyihorere, ariko ngo wumve ko nzanywe n'inkuru nziza. Inkuru nziza?